Bakunzi bahoraho life turabashimiye cyane ko mudukurikira. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ku kimera mutari muzi cyane. Uyu munsi tugiye kubabwira murakaza neza aho muherereye hose, turabashimiye cyane. Uyu munsi tugiye kubabwira ku kimera cyitwa verveine cyangwa se verveine. Ni kimwe mu bimera biri mu bwoko bw'ibyo bita Verbena officinalis. Ni ikimera rero cyiza verveine, bwa mbere gifite ubwiza cyihariye, ni impumuro nziza cyane, nziza ariko ikaba irimo ibintu byinshi. Iki cyatsi rero kimaze imyaka myinshi cyane gikoreshwa mu mico y'ibihugu bitandukanye, cyane cyane mu kugikoresha nk'ikimera gihumuza ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya, ariko kandi kikagirana n'ubushobozi bwo gufasha mu kuvura. Kizwiho rero gufasha mu kuvura no kugabanya stress, ariko no kurinda umubiri indwara zitandukanye. Rero muri iki kiganiro cyacu murasangamo imimaro ikomeye ya verveine. Verveine wabanza wibaza ngo ni iki? Verveine ni ubwoko bw'ikimera kiri mu bwoko nyine by'ubwoko bita Verbena cyangwa Verbena officinalis. Ni ikimera cyangwa ni igihingwa gifite indabo ntoya, iyo gikuze uturabo tw'umweru cyangwa dushobora kuba umutuku wijimye, bita papo, n'uduti duto tw'icyatsi. Verveine rero ni kimwe mu bimera bisa neza ubwabyo. Iyo uyibona, iyo ziteye neza, ubona zifite ubwiza bwihariye. Verveine ikaba kimwe mu bimera bifite umumaro ukomeye mu buryo bwo kugabanya ama inflammation, mu buryo bwo kugabanya no kurinda ama stress. Verveine ikaba ifite imimaro myinshi cyane, dore ko mu bice bitandukanye ushobora kuyasanga, cyane cyane ahari ubushyuhe buringaniye, n'ahari ubukonje ushobora kuba, ariko cyane cyane ahantu hari ubushyuhe buhagije n'uburinganiye, nko mu Burayi, muri Afurika no muri Aziya. Rero verveine ni kimwe mu bimera byiza, irangwa n'uruti n'amababi yayo n'indabo. Cyane cyane ibyo bice byose bya verveine bishobora kwifashishwa mu buvuzi cyangwa se mu gukora imiti y'umwimerere iri naturel, ayo ma extrait aturutse kuri ibyo bice byayo. Verveine rero mu mateka n'imikoreshereze yayo irazwi cyane, cyane cyane mu Misiri ha kera, muri Egiputa yafatwaga nk'igihingwa gikomeye cy'ingirakamaro kuva kera. No mu Baromani verveine bari bayizi, bayikoreshaga mu mihango y'idini kubera impumuro yayo. Nyine murabizi imibavu ihumura neza, igahumura burya iriya mpumuro iyo wumva ari nziza, mu buryo buri aromatherapy cyangwa se mu buryo bw'ubuvuzi bukoresha impumuro, burya biba byagabanyije umuhangayiko, umunaniro, ubwo byirukana mu myemerere n'imyuka mibi. Mu buvuzi gakondo rero yakoreshwaga mu kuvura cyane cyane indwara z'umuriro n'indwara ziterwa na microbe, bityo ikanagabanya ibibazo by'umuhangayiko, stress. Rero ikaba yari nziza cyane, n'uyu munsi ni nziza kuba yizi verveine. Mu gihe muyishaka mwaza muri Horaho Life Rwanda tukabaha verveine, cyane cyane ku bantu bagira stress, umuhangayiko, umunaniro. Kitwa rero icyatsi bundi cy'ubugenge, ubugenge physique. Iryo zina rero cyangwa se herbal of enchantment. Verveine ikaba ifite uwo mwihariko wo kwitwa icyatsi cy'ubugenge, cyangwa se gifite umumaro ukomeye cyane mu bugenge, kubera imbaraga zayo zivugwa mu gukiza no kurinda ubuzima. Verveine rero ifite imimaro myinshi ku buzima bwacu, irimo imimaro itandukanye tugiye kurebera hamwe. Igabanya stress ku bwonko bwacu, kuko ifasha imyakura gukora neza, ifasha système nerveux cyangwa se nervous system gukora neza, igafasha umuntu kuruhuka no kumva ameze neza, atuje, atekanye. Ifasha rero kandi gusinzira. Kunywa icyayi cya verveine mbere yo kuryama bifasha kubona ibitotsi no kugabanya kudasinzira. Hari ukuntu umuntu ajya kuryama rwose yumva yakagombye ko yasinzira, ariko agashakisha ibitotsi akabibura. Rero iyi verveine, kunywa icyayi cyayo bifasha kongera ibitotsi ugasinzira neza. Igabanya rero uburibwe mu mubiri n'umuhangayiko, ibyo bita anti-inflammatoire. Igabanya ibibazo byo kubyimbirwa, ibibazo by'umuriro, ibibazo by'umunaniro, ibibazo by'uburibwe, bityo igafasha kugabanya ububabare no kubyimbirwa. Ifasha kandi nanone ibi bimera byinshi binafasha mu igogora, nayo ifasha mu igogora, igabanya cyangwa se ituma umubiri mu byo wariye utaza kubyimbirwa, nturibwe mu nda. Yongera kandi ubudahangarwa bw'umubiri, ni immune booster,
kuko ifasha kurwanya indwara, ikongera imikorere myiza y'ubudahangarwa no kongera abasirikare b'umubiri. Ifasha rero mu bibazo by'ubuhumekero, nayo by'umwihariko ikaba mu kuyinywa bifasha gukuraho ibibazo by'inkorora, ibibazo by'ibicurane, dore yuko inafite ubuzima cyangwa se ikora imimaro ikomeye cyane ku buzima bw'abagore. Mu mico imwe n'imwe ikoreshwa mu kugabanya ububabare bwo mu mihango, ndetse bigatuma imihango imera neza. Verveine rero ni ingenzi ku bagore mu kurinda ububabare bw'imihango, kandi ikajya iza neza, ikamera neza, ntibiteze ibibazo. Rero verveine uko ushobora kuyikoresha harimo uburyo bwinshi. Hari kuyinywa nk'icyayi, ishobora no gukoreshwa mu buryo bw'impumuro cyangwa se mu buryo bwa aromatherapy bwo kwiyukisha, kwiyuka. Rero mu buryo bw'icyayi bateka amazi, ugateka amababi cyangwa indabo za verveine, hanyuma ukabireka mu gihe cy'iminota hagati y'5 n'10, ukayungurura, hanyuma ukanywa. Ushobora kandi gukoresha ibiyikomotseho, ibyo bita extracts cyangwa se ibyo wayikuyeho nk'ifu yayo, hanyuma ikaba yakoreshwa mu buryo bwo guteka tisane. Biba biri concentré, iyo yumishijwe biri concentré cyane. Ugomba gukoresha ku kigero kiringaniye cyangwa gitoya. No ku ruhu verveine irakora, kuko ushobora kuyikoresha ku ruhu ahantu runaka hababara ukomekaho. Bishobora rero gukoreshwa womeka ahantu hato na hato ku ruhu hafite ikibazo, hafite ububabare. Kandi nk'uko nabibabwiye mu buryo bwa aromatherapy ifite nayo amawire essentiel y'ingenzi cyane, kuko iyo uyikoresheje cyane cyane mu kwiyuka, muri sauna n'ahandi, bigabanya nabyo stress, bigafasha umubiri w'umuntu kumera neza. Rero bimwe mu byitonderwa mu gukoresha verveine, nubwo nyine ari ingenzi, plante medicinale ziri naturel, nubwo ari ingenzi, tuba tugomba kuzikoresha nanone ku kigero cyiza, kugira ngo twirinde gukoresha ibintu byinshi, kuko doze yose tout excès mauvais, ibintu byinshi ntabwo ari byiza. Ugomba kwirinda kuyikoresha rero ku kigero kinini cyane, ugakoresha quantity ikwiye. Niba ari icyayi ukakoresha nka tasi 2-3 zirahagije, ibyo biba bihagije. Yego rero ntisi bikwiye kuyikoresha akenshi ku bagore batwite, abadamu batwite. Buriya tuba precautious mu rwego rwo gukoresha herbal teas, mu rwego rwo kugira ngo hatagira icyo duhungabanya. Ni ngombwa kubanza kubaza muganga. Hanyuma kandi mu gihe ufite indi miti uri kunywa, ugomba nabwo kubaza muganga kugira ngo tube precautious, hatagira interaction bishobora kugirana bitewe n'impamvu n'imiterere y'imiti runaka. Hanyuma kandi ku bantu bashobora kugira nka allergy, mu gihe unyweye ikintu ukabona ufite allergie cyangwa se uguwe nabi kurushaho, uba ukiretse. Buri gihe rero ni byiza kugisha inama muganga mu gihe hari ibyo udasobanukiwe, cyane cyane iyo uri muri biriya byiciro twari tuvuze, ku mudamu wonsa, ku mudamu utwite, ku bafite indi miti, no kwirinda gukoresha quantité nini, cyangwa se mu gihe cyose ubona haba hariho uburyo bwo kugubwa nabi nka allergie, kugira ubwivumbagatanye bw'umubiri. Rero verveine iri mu plante medicinale azwi cyane, y'ingenzi cyane ku nzira z'ubuhumekero, by'umwihariko iyo bita verveine officinale. Mushobora kuyisanga muri Horaho Life Rwanda, dore ko ifite umumaro ukomeye cyane mu kurinda inflammation, bityo ukaba wayikoresha mu buryo bwa gargarisme, cyangwa se muri infusion, kwa kuri tuba ushobora kuyinywa no mu matizane. Ushobora no gukoreshwa mu buryo nyine bwa cataplasme cyangwa se komeka. Hanyuma ushobora no kuyikoresha rero mu infusion, kuyiteka ukayinywa. Verveine irazwi cyane, irazwi kuri cases z'amalaryngitis, kurwara mu mihogo, muri cases z'amasinezite. Ni nziza cyane, iba anti-inflammatoire, ikaba na astringent. Hanyuma kuri case ya laryngitis iba anti-inflammatoire, ikaba na emollient. Verveine ni ingenzi cyane. Rero iyo ukoresheje nko ku bantu bafite sinezite, mu buryo bwa inhalation ya vapeur yayo, kwa kundi twiyutse, cyangwa se igahekenywa, cyangwa se ikagenda itsindagirwa, usa nk'uyomeka, nk'uyikandisha muri visage, mu isura, bigabanya ibyago byo kugira inflammation, kuko yifitemo n'ubushobozi buri antibiotique twabibonye. Izi plante medicinale rero nka verveine ni ikimera cyiza cyane, ni icyatsi cyiza. Muri Horaho Life mu gihe muyikeneye mwaza tukayibaha. Ni ubwoko bwiza bw'ibimera bifasha
ku buzima bwa muntu kandi mu buryo buri naturel, nta ngaruka mbi bigira ku buzima bwacu. Turahari kandi kugira ngo tubagire inama mu gihe cyose ku bibazo ibyo ari byo byose mwaba mufite. Mu gihe mudukeneye mushobora kugera aho dukora kwa Rubangura, ni muri etage 3 umuryango 301, cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni zacu ziri no kuri WhatsApp 0788 6988813 cyangwa 0782356413. Mwibuke gukora subscribe niba mwakunze ibiganiro byacu, kandi mukore share ku bandi, kuko nk'iki kimera cya Verveine ushobora kuba wifitiye ibibazo by'amasinezite byarananze binagorana, ariko wakoresha plante medicinale nk'iyi ukabona bivuyeho birakize. Kuko akenshi ziriya ndwara zituruka ku mikorere mibi y'umubiri, kuri autoimmune, kwirwanya kwawo, changement climatique, imihindagurikire, umwuka, umunaniro, umuhangayiko, ibibazo se biri genetique cyangwa se biri mu muryango. Ariko birashoboka yuko buriya ibyo turya, ibyo tunywa, uko tubaho, aho tuba, aho dukomoka, kubo dukomokaho, ibyo bibazo byose burya biba biri muri nature burya ishobora nanone kubikemura, kuko natwe turi ibyo tugizwe nabyo n'ibyaho turi, nuko tubaho n'ibindi. Rero gukoresha les plantes medicinales hari abo bijya bibiri igisubizo gikomeye kandi kirambye, dore yuko buriya ibyo turya n'ibyo tunywa nibyo byahombye kuba birimo imiti cyangwa se ibivura, ibirinda, ibyubaka umubiri wacu. Murakoze cyane, turabashimiye ko mwakurikiye ikiganiro cyacu. Mwari kumwe na muganga Uwizeye Dieudonné. Turabashimiye cyane, turabifuriza ibihe byiza, turabifuriza amagara mazima. Natwe turahari, mwibuke gukora share, subscribe, mukore comments, mukore like, bigira umumaro kandi bifasha iki kiganiro. Turabashimiye cyane, turabifuriza ibihe byiza. Murakoze.